mada njye mu kazi shaho tuzajya ucuka kamera nawe ugira ngo nigumire hano agenda nta kibazo none se mba ngira ngo nyine tugumane umukozi yaratashye mba mfite irungu ni ryo ariko twashaka uburyo turikiza turagira ngo noneho nsinge nirwa hano twisekera oya ntacyo akazi nako nose kujye wambaye ishati ahubwo gusa ishati se aba ntabwo ari byo bigira ndabizi oya reka muzanire agakote simba muzanire agakote urenza gusa hari icyo abagore nabo imihango yabo n'amashyengo sibwo byarisohora oya ujya mu kazi ukagenda nta n'ikote utazansebye ambara basi kayumpa rwose umva oya ujya ugenda usa neza numvaga ubu ni ukumfata gusa batazagira ukurushara umugore kari uwita ku mugabo kamutera n'akantu barusha umugore abantu kamutera n'umugabo abavuga bazavuge enda oya abanza gushimira uzi ko wagira ngo ndashaka gusubira gutanga n'izindi nka nawe wikabye nahise ibika ari inshingano z'umugore ni inshingano ariko izo natanze ndashaka kongeraho izindi oya rwose nta kibazo rega n'ubundi twanasubirayo none se ababyeyi ko bakiriho twanabasura tukagenda ukabahishira kandi natwe amashimwe turayafite ni ukuri nta kibazo pe ahubwo tuzabipange tujyeyo tujye kureba uko twanabasura byo ntabwo buriya rero kera najyaga nibaza ko ari amavamuhira nkavuga ati umugore ke yampa wenda n'izo amezi abiri umwaka umwe none tugiye gusaza ndashisha numva ndakanyaga ntabwo ari ibintu ariko ubundi abagabo batabona abagore babaha keya nkawe bararangiye uzi ko shisha numva iyo nicaye muri shop ndi gucuruza cyakora nanjye ntabwo mba nshaka kuva aha ngaha mba numva twahorana twahora twiryamye twicara twiganirira umva ntabwo mba nshaka kugenda pe reka njye gushaka ibirayi byanana nabyo se ko ariko mbabara gusaba ikintu kimwe karame ndakumva mama yewe umugore nkunda umbabarira ujye ucishamo basi unampamagare uragenda ureba kino kizu ukuntu kingana ndagenda nkicaramo nkabura icyo nkora urabizi sinkunda amafilme telefone ubuse ni wowe mugabo wanjye wenyine naba ndi kuvugisha ndi wundi narakurenganyije ujye umbabarira basi umamagare n'iminota 2 tuvugane wongere usubire mu kazi akazi nikaga gutwara umva nkubwire biriya byuma by'amapine biki by'amamodoka uyu munsi nacuruza imwe nzajya mpita nguhamagara aho uranyintuba nasi urabizi ko umukozi yaragiye niba byibuze wamaragira ngo umuhano none uzagenda wiherereyo gutyo gusa utekereza ko nanjye umunsi ndafunga sinafungaga saa 12 saa 10 ndaho nkugejeje ayo masaha yose akantu keza nshaka kukubwira nimugoroba ese ndajya gutera fora nagace akantu ushaka kubwira ugiye kumbwira ko nkunda oya uko mbikubwira buri gihe reka nongere ndebe fora dusubire kuryama ako nawe rwose wazanye dusubire kuryama se ndabikubwira ukigera nubwo wavuze ngo ntabwo ushaka kumva hano sugira ngo ngiye bashaka kujya ku kazi nuko nyine mpita nibuka ko nana ku ishuri ubu ngubu ese uruka kumuvugisha shakariya nampamagara ahubwo ntibagiye kubikubwira ejo uzanyibutse umukobwa wanjye w'imfura ashaka ejo uzanyibutse tumwoherereza amafaranga ngo muri kantine uyu munsi yabuze uko ajya bagiye uko ajyayo yandi twasizeyo yashize yaramushiranye urumva rero ni ikibazo umva gusa ngo bari no mu bizami ntabwo ibyo byo nabyibagirwa mu byo nibagirwa ushaka uburyo umuvugisha ningera kuraje ibizama bikore neza ningera ku kazi mbere yo ariko se mbanze wowe cyangwa ngaye oya umbanze umwana se umbanze umwana araza ubyibuze nawe numara kumvugisha ariko amagani yanaje nyuma nabanje mama wari wabyize nibyo ngo niba ari amagenge niba ngari ibiki nubwo umuntu aba ashaje ushyiraho agasitire k'abasore kugira ngo nyine n'aba basore nibatangira gushaka kukureba kera banza wari ikirara ariko nasibizize gute ibi ngibi nyine ninjyana n'igihe rwose uragira ngo nzasigare inyuma nihaza agasore kakagira gutya ndabizi gahite ariko wa mugani ariko n'ubundi biba byiza iyo ubaye umusaza ukaba n'umusore ugenda ubijyana imvi zaza mu bwanwa aho kugira ngo usigemo izi mvi zawe nawe ariko tumeze neza ntibijyanye n'umusatsi tumeze neza ariko reka njya ku kazi buretse gatoya yashande kura ngaho ndero nseze mama yego
Bye. igikobwa Akazi keza. Imana ikurinde. mabukwe na data bukwe babaye umuntu Ngaho bye. yego sha Bye sheri. sasigare neza uyu munsi rungu nari kumara ntugire ikibazo urakoze Sha- ntumbeshye. oya si urabizi benziho ko mbeshya Ngaho bye. ntushaka kundekura bayi Ndagukunda. bayi Bye. bayi bayi Mama bicu uraho Amahoro. amakuru y'iminsi Amakuru ni meza. yo abana bameze neza Baraho. yo shayimana ishimwe natwe turaho ariko mu minsi ishize umwana wanjye yararwaye ntabwo wabimenye umwana wanjye yararwaye mujyana kwa muganga amarayo iminsi ariko nyuma bimera neza ubu nta kibazo ihangane pe ariko nigeze kukurabuka kwa muganga nanjye yari yandwaranye utugiripe so navuze ukuntu ngugeraho banjyanye muri arijanse meze neza ariko yo meze neza nta kibazo yenda ariko se iyi karitsiye nubwo narwaje umwana akira rero utagira inkuru umunwa wo kuziba cyangwa ufitiye amakuru menshi ni ukuri nari nkukumbe sinaguheruka yesu yongera uhage nkwerega ndakwemera mfite amakuru yo kwa Nyundo mama bicu Karame. amakuru yo kwa Nyundo ntayozi shanda yaguha pe Nyundo yarakugendeye nyine abwira umugore ngo nazane muri umuna we bamurere ariko ibintu biri kuba ubu ngubu sha ntabwo umugore wa Nyundo abizi yego afite umukozi umpa ayo makuru ndakura dore ko nta kazi ngira nyine nicyo nkora muri karitsiye Yego, sha. ariko amakuru yanyu yose mba nyazi nubwo uriya mugore wa Nyundo anyikaraga imbere ariko ndamureba we nkumva ndamusetse ndakura yabaza ibyo umugabo we akora ntabwo yakurirwa nyiryaho kuriya ngo nuko nta kazi ngo nuko nirirwa muri karitsiye ngo nabaye umugore wo muri karitsiye ariko amakuru yabo yose abakozi barayamba reka nkubwire nanjye rero inkuru igurishwa urayigura noneho sinzongera kubwirira ubusa mbwira ngenda ubu gura nsigaye mvuga inkuru nkakuramo n'ibirayi byo mu bicu nta mikino ubu inkuru yanjye isigaye igurishwa yego reka nkubwire rero gakire si w'umuzi gakire se wa mupapa uhariya gakire rero nkusetse ibye ntabwo byoroshye ubu asigaye ajya ku kazi ni umunyamahoro ni umuntu wibereye aho yamara kujya ku kazi mama na nawe akoga ubu ni bebe wa mudugudu karabaye rwose yego mana yanjye mudugudu we ko mudugudu ujya mbona yitonda ni amakuru ufite ariko mama mu bicu karame ntabwo ari byiza kuvuga abantu bafite amafaranga nizere ko ari njye ubibwiye gusa njye ngomba kuhatwika si ubizi se pfa kuba mbihagazeho gusa oya abantu bafite amafaranga ngenda batinya utazumva ndi kuvuga kwa Nyundo ntabwo byaba bikaze nubwo mvuga ngo afite amafaranga ujya uvuga mudugudu wenyine njye nzajya mbavuga noneho banyishyure inkuru yanjye nzajya nyigurisha ariko ntuzavuge ko wamumbwiye njye niyo Abantu uri nabivuga kuvuga? bapfa kuba bangurira inkuru yanjye izajya igurishwa mu bantu uri kuvuga njye ntuzavuge ko numvise iby'uriya mugore na mudugudu ntabwo njya mvugana n'abantu b'abakire ngo njye kwirirwa mbavugavuga gutya ubu nuva hano mama mu bicu ndakuzi urahita ujya ku wundi mu mama ubimubwire uretse ntari binkubwira kandi kantu ubu rero mu mudugudu wa Rwimihigo si wazi se aho dutuye nyine Rwimihigo uri kuri hiti ubu mama nana ni gutya ngewe ubu mama mu bicu nzavuga ukuri nkuzire n'undi kera hose nahoze nkuvuga rwose tede urabizi ubu mama nana aroga neza arakeye mukoroga iri guca ibintu ahubwo n'iyi nkuru mbwiye yo kwa Nyundo ndaje nawe nyishya ahagaragara bayigure bampe ibirayi njye nuvuge ko ari njye wabikubwiye sinjya mvuga abakire bayi sindi kumwe nawe urabeho hani Karame sheri. biteze sigaye bwakinguye ntabwo bugifite kandi marahari Ngaho mwiza watashye. naje Umeze ute se? meze neza Nta kibazo wagize mu kazi. oya shaniriro mwe forume na mudu ayo wowe sinagitsinda Niko Biteze. Alisa Umeze neza. Nako Ni kare. Niko Umeze ute se? ndaho ikizamini nagitsinda Ese, naguhamagaye kangahera Sha, nikabarika uyu munsi wa mana umunsi wanyitayeho pe ntacyo nagushinja none se iri vumbi ego mana ngasa niho rero mba ntaherutse kugenda ivumbi ni gutya mu muhanda se yameze se ukuntu uriya muhanda uterera hari ufite ivumbi ryinshi Bikanga? ahubwo nahise ngira igitekerezo cyo kugira
kwihutisha wa mushinga sha wihutishe pe kuko nta isuri vumbi koko ubu Hageze- noneho n'umukozi yaratashye nzajya mbyihanagurana mbishobore twe twavuze ngo tuzabanza kubaka ya nzu tugira abapangayi tuyikodeshe babanza nkagura imodoka ibintu inkweto reba ukuntu inkweto ariko se aya inkweto nzajya nzihanagurira buriya icya mbere ubanza gukora ibyihutirwa inkweto ntacyo nzajya nihangana tubanza twubake ya nzu y'abapangayi ni ukuri ariko sha wakoze bizinesi nawe aya amafaranga we ntabwo uzi ukuntu aryoha sha reka mugore umva none se wiriwe gute sha niriwe neza kazi kagenze neza ariko kabanze ngushimire urakoze cyane ni ukuri none se kabanze ujyana izi nkweto nzi ubimbwire neza simbuka ndaje ubimbwire wicare sha kizikeya nawe ufata udusiripu wambaye arakoze umugore mwiza uramo n'urwo rukote rukomeza kugushyuhira merci oya ntukanshimire si ngiyo wanshimira ukazageza ariko se sha ibi ni ibintu nzajya nkora abagore batabibakoreraho aya reka njya ngushimira urabikwiriye uzi ko ibintu umuntu abibayemo nkagera mu myaka 40 none se ni karibu ubu none wambwira umva mubwire nagiye ndacuruza none uyu munsi ugiye uvuye mu rugo ukahava neza umugisha uragukurikira nagiye amafaranga ndayakorera oya nanabyumvaga n'uburyo wamamagaraga ufite akanyamuneza nta kuntu utayikora pari yo kuguhamagara irungu ntiryakwisha oya sha uyu munsi wakoze akazi neza nk'uko nabikubwiye umva uyu munsi wampaye sijya mu buriri uguma muri salo kudakunda ibintu byo kureba za televiziyo nkajya ku matelefone ubwo simbuga nkoranyambaga zaje wagize ngo zisigaye zinatumara n'irungu nazo zisigaye zitumara irungu ariko rero kiriya kintu nkigikora nibwo numvise agaciro kacyo kujya nguhamagara iyo umbwiye ni akajwi keza si ukomeza akazi umukiriya uzi umuhake ukagira ngo niba nibagirwa nkagira ngo niwe ndi kugiha nese ujya umpamagara mu gihe ubona nta bakiriya benshi ufite ucishe mu mamagara nabo bagenda bishimye rero nko kugaruka bakaza batonze umurongo uzi ko nacuruzaga umurongo ukagera mu muhanda handi duturanye hepfo bameze gutya bari kugira ngo ukagira ngo kandi twararanguriye hamwe wa mwana wibutse umuha twadufaranga ibaze nibagiwe nana animateri we yahise amumpa turavuga narishima nasimbagurika duba nyina mbese ibyishimo ntawe yo wishimye none se shuko kutigeze umbaza ko akantu nashaka kubwira nawe nta gaciro uba wabihaye oya ahubwo naba urumva ikaye wampaye ukayimpata nayijyanye ndayicuruza nyanyiha abakiriya niyo nari nkirimo ariko noneho reka tukagereho nahoze ntekereza se arashaka ko tujya iwabo akantuja arashaka ko tujya gusura inshuti noneho niba byose uri gutekereza ibaze ko nta cyakora nagura wamaze 0%. urama second sitting ngaho ongera gato none se second sitting nibashyiramo igihe cyo kuyitegura none ushaka kubanza kwiga mu mwanya ni urashaka gukomeza kwiga ukiga ukagenda ukagera ku kintu ushaka kubwira urabizi ntabwo ujya utuma mbona mbonera akantu ushaka kubwira karame mugore ejo bundi nayicaye ndatekereza ndavuga ni sundi ko tutanaherutse no kuba twanatemberana tukajya ahantu heza ibyo bintu siko mbiheruka mu kwabuki ni ukuri kw'Imana simbiheruka ariko nyuma n'ubwo wenda tutagiye ahantu oya nyine ntabwo tugenda ahantu ngo tube nk'ubu umwana ari ku ishuri umukozi ntawe uhari nta kibazo kereka niba ushaka kuvuga ku mazi kuko ntabwo wibuka cyangwa tujya kuri yawe oya nyine twagiye turataha ndashaka ko tuzajya tukamarayo ariko si niko mu rugo n'umukozi yatashye akibyo ndabikwemereye tuzafunge tugende tubeyo twicare turye tunywe unyiteho aribwo buzima iyi kayawe mpereye hano ndavivuye ndayikwereka turi ku mazi ahantu heza nabonye icyo ngukundire ga n'ibisubizo ariko ni kure baza ngo ni oya baza kwakwereka
nawe nureba ukuntu ari heza nta nubwo uri bwite ngo icyo gihugu ni ikihe urahita ubikunda ukuri nta bicezi byose basigaranye hasi ngo ushushanye oya ndaza kuhakwereka rero Pasi we. Yes. Hano no munsi turubona akazi mwa. Iraguruka kabisa. Ndasa kwa munsi turakora. Ariko n'amasaha arakuze. Akazi nizeye rwose. Navuye mu rugo nayapangiye ntabwo nasubirayo kino gitiyo kidakora. Kare. Amahoro boss. Murakomera boss. Umeze ari kukwemera boss. Nakambarika neza sibyo navugaga navugaga wanjye ndi sibinavugaga rwose amahoro komera boss ni sawa kabisa Sawa komera ka boss. tuba twaje ku ndege gushaka akazi akazi byo kumva reka mbanze mbabwire reka mbanze mbashimire mudugudu mudugudu zanaguha n'inka oya umudugudu wacu umuyobozi agomba kujya imbere y'abantu bose mu bintu no mu kazi no ku ndege kwicara gukoresha byose niyo mpamvu tumutora umva niyo mpamvu umudugudu wacu ubundi ubu ngubu nimureba murabwo bajya batwita ngo turabakene barabo mu mujyi rw'imihigo uzahora ku isonga tugiye dukore mwese muve hasi dukore byo gucuruza Aya mudugudu uri munyakazi natwe turamwemera. tugomba kuzamura dufatanyije ariko ahubwo umudugudu wacu nawe nyine umva gahunda ntabwo ariko nivanze mu buyobozi ariko nk'umuturage nyine naguha ibitekerezo ubundi igihugu gitera imbere iyo inzego zose zikora abacuruza tugacuruza abafundi mugakora ibi nimwigande ku kazi none se nta n'umuntu wanyuze hano ababaza ufite akazi ntese nturebe isano turatomboye batukura. ibikoresho byose dore ubu turariyahura N'amabuye ndayubaka rwose. uretse ntekereze ndagikodesheje rwose uretse numve niba ko hari ikintu nabamarira Rwose ubona n'urugi ufite umuntu yakinga kubona umuntu umuntu aramutse koko ashaka akazi turwaza uyu munsi rwose reka twumvikane ko mujye munatuza kuko mbona muri gusakuza mutarabona akazi mutuze mbabwire mujye mwitonda ni ukuvuga ngo mudugudu pasi Yego boss. nawe ndabona waba umuyede ufite imbaraga sha umuyede dukoranye igenge turaziranye ntiwabona hariya kwa murumuna wanjye Ndahabona hariya munsi y'urugo ndahabona. yahoze ambwira ko hari urugi batagize amabaho ndabizi ndabona baranabyitwaje Ibikoresho byo birahari nta kintu. banabizanye noneho ubu tuvugana nyine yari yahamagaye abafundi ngiye kumuhamagara mubwire ko abiwacu cyane rwose turi n'inyangamugayo Oya rwose ho mwebwe mugende mwe mukora amabaho sibyo noneho wowe ufite ijerekani ubavomere uzajya uvoma uzane umuyede aponda nyine ese mukarangiza nakarangiza nonaha amafaranga ni munange murabizi akayasiga ku idirishya niyo utayasiga nakwizera nge ntari. ese ko mva akazi nkabona ureba humura nawe ndakugeraho urakoze cyane nkodesheje igikoresho igihumbi umuntu wese uri hano ndamuha akazi reka nanjye mba ngiye kuyashaka wowe uri ahandi ruguru gutya mfite ahandi hari itaka Mudugudu ariko rwose utagiye gusinda yawe nabibonye nahisemo neza kuyobora abakene ni byiza urakabonye none de kandi mama akazi ari Mudugudu nawe ahandi hari akantu k'akagunguzi ndahabona icyo gitisho cyawe ntigipfa ubusa shaka isuka n'ipiki kirakora neza hanyuma iki kirakora nawe amafaranga ukoresheje nagapfuye ubusa rwose ko ari akazi k'amatafari uragakora aho kugira ngo mbwirirwe nanagakora. okay none wowe ujyane n'uyu nguyu mugende mu mbumbira amatafari nkeneye amatafari 2,000 iyo ninjye uzayibaka nayipatanye bose urumva nyine ibintu nayipatanye hakiri kare Aho nayange ariko nanjye bazababonye akazi twagiye mu kazi mukugiye kumva umva mwebwe munyure hano gutya muturuka hamwe ruguru niho hari umugunguzi yo turabumva. nimuhagera mumubwire abashakira ubavomera hanyuma rero namwe mumanuke gutya mutambika ahandi ari nakura hazi ndahazi ndukwa muri umuntu wenda hazi ngaho simba ariko kumenyana nawe ni byiza mugende mukaza uyu munsi baratabaye kabisa. reka nanjye nze njye ku kazi
sawa kabisa gakire warose ukomere cyane uri mu akazi kaguheranye ewana ntabwo biba byoroshye hano urabona imari nyinshi nyine tuba nanje kugura isabune haya burya duturanye utazi n'ibintu ncuruza ntubona ko hano ncuruza ibyuma by'amamodoka amagare amamoto mbese n'ibikoresho by'ubwubatsi umusore ntabwo narembye ariko ntacyo no kuza kunsuhuza ntacyo bitwaye bimeze gute se mu mudugudu tumeze neza turashima Imana murakomeye harya ka gahungu kawe ariko ni mu kiruhuko nagize ngo karacyari ku ishuri kavuye mu bizama ahubwo kabaye yarabitsinze rwose bimeze neza mugabo bite se ameze neza cyane nawe rwose namwe rero ari kuzamuka kudusura turabakunda kandi turabemera subizi se ariko nyine ifuni bagara ubucuti nakarengeje umubwira aza ariko nansure nuko mva hano bwije tuzaza nuko muziki se wa muhungu warya ntago ari mu kiruhuko nako ari mu kiruhuko ari kumfasha turimo sisi ko waje ugenda afatanya na Moshiki jya umubwira nyiraza nasure rega naba batangire baganire banamenyane nta wamenya nyabuneka ntabwo ahubwo nta makuru ufite gute se reka nkubwire rero akira abanza izindi nubwo nanje kugura isabune ariko mba afite amakuru agurisha ariko gukunde ntabwo waje aho utambwira ntabwo noroshye iyi nkuru urayigura amanana na mudugudu nabyo ubu rero wirirwa uraha mu kazi bwitonze bwe buzagukora ure wanjye se kandi byihorera biriya bintu wavuze turi kwa Nyundo wari ukomeje byihorera ndakomeje ibyo bintu uvuga wabibonera ikimenyetso giseriye pe n'umutima wanjye urabihamya uretse mbanze nkubwire atari bimwe byo gusenya ingo by'iki gihe niba udafite ibimenyetso ukaba uzi yuko utazabinyereka akantu ku kandi atari iby'amagambo aho ufite amahirwe ariko niba biri bimwe by'amagambo nintakumaramo umwuka jyewe ubwanjye ndagushyikiriza inzego z'ubuyobozi nanjye ndi stand by pe ndabihamya nashidikanya n'ukuri ndayazi amakuru ndayazi mu rw'imihigo umudugudu wose nibo batwika ndabona hari abakiriya bashaka bari kugana hano reka tubivemo ibyo bintu ntabwo ari ibyo kuvugira mu kazi ndaza kuguhamagara urikumva telefone ntiburemo umuriro duhurire handi kwa Rumarana tujye ahantu twicara twitonze ubimbwire neza kandi uzuzanye ibimenyetso ndaza nuzuye ntabwo nyira urabinyemerera ndabyemeye rwose urabinyemerera ntugire ikibazo ndabyemeye kandi ndashimiye mu gihe ntegereje igisubizo cyayo okay ngaho genda reka ntunganye bino bintu nibwo nkikageramo nimugoroba nta nubwo ndindira ko gasoza ndaza kare ariko ibintu byaba ari byo ibintu bavuze rimwe kabiri gatatu kuri tavuga umwe ngo sanze ariko umumanana nza ku kazi kwirirwa nkora akantinya ubu namukorera ikira